Muraho neza nanone abakurikira ibiganiro byacu hano kuri channel y'Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Nkuko bisanzwe ndi Ntirumara Intwari nkunda amahoro. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ishishikaje yakunze kujya inyisoba nkiri mutoya. Ntifuza ko nayiganiriraho abandi kugira ngo ibyambayeho kuba nyine ntarabisobanukiwe bitagira uwo bibaho nawe bikaba byamwisoba. Uyu munsi tugiye gusobanura bimwe mu bitutsi bikomeye bigira ibisobanuro byihariye abanyarwanda bajya batukana. Hano icyo tugamije ntabwo ari uguteza imbere umuco wo gutukana kuko ni mubi, ahubwo no kugira ngo umuntu nanagutuka icyo gitutsi uzasobanukirwe icyo gisobanuye, kubera ko igitutsi gishobora kwifuriza ibintu bibi bikaba byanagukurikirana bikaguhama. Ubundi abanyarwanda benshi mu muco nyarwanda ntabwo gutukana ari ibintu bishyigikirwa. Gutukana si ibintu byiza. Icyakora nubwo atari byiza ntibibuza kubaho. Abantu baratukana kenshi, hakaba n'abatukana ibitutsi nyandagazi ndetse n'ibitutsi rwose bitiyubashye mu buryo bwo aribwo bwose. Icyakora n'abatukana ibitutsi bibi bifite ibisobanuro bibi bibabaje biteye agahinda. Mu by'ukuri umuntu atagatutse undi. Hagiye habaho impaka nyinshi ndetse no kutavuga rumwe kuba ibitutsi ari ikintu gikwiriye kuba mu Kinyarwanda cyangwa se niba dukwiriye kubyamaganira kure. Icyakora mu mizi myinshi y'ubuvanganzo nyarwanda bushingiye ku rurimi rw'Ikinyarwanda, twavuga nk'iyo muzi nk'imivugo, ibisigo, indirimbo n'ibindi, habamo burya n'umuzi w'ibitutsi. Ibitutsi rero bikagira igisobanuro cyihariye. Habaho ibitutsi bigamije gukangara umuntu no gutuma yisubiraho, wenda bamwereka ko ari nk'ikigwari cyangwa se hari icyo adakora neza kugira ngo bamuhwiturire kwisubiraho, kwijajara no kwihagararaho. Icyo gihe ibyo bitutsi ubitutswe bituma yisubiraho akijajara. Habaho kandi ibitutsi byo gutera ubuse mu bana no kuganira cyangwa aburungano bitagamije inabi iyo ari yo yose. Urugero nk'abakina umukino umwe akaba yavuga ati genda wakibwawe, atagamije kuvuga kuri imbwa, atagamije kugutuka, akabivuga aseka yishimye, nawe nyiri kubitukwa ukishima kubera ko ubona neza ko nta mutima mubi abigiranye. Icyo gihe rero ibitutsi bigira imimaro itandukanye, bikanatanga ubutumwa butandukanye bitewe n'isura ubivuze abivuganye ndetse n'ibyo ari byo nyine. Uyu munsi rero twebwe tuzinduwe no gusobanura ibitutsi bigera ku 8, bimwe mu bikomeye njyewe nzi numvise. Nta urabintuka ariko numvise ababitukana. Nifuza ko twabisobanura kugira ngo gutaha nubyumva cyangwa akagira uwo bigutuka ube wasobanukirwa icyo aba ashatse kuvuga. Igitutsi cya mbere turagarukaho ni igitutsi ngo kavune umuheto. Iyo umuntu agututse ngo kavune umuheto aba agututse iki? Ubundi kuvuna umuheto ni ugupfusha abantu bakomeye mu buzima bwawe. Aba ngaba ni ababyeyi cyangwa se abandi bantu bakureberera, mbese bakurera nk'ababyeyi. Icyo gihe iyo bapfushije nibwo bavuga ngo wavunnye umuheto. Iyo umuntu rero agututse ngo kavuna umuheto aba akwifurije nko gupfusha ababyeyi bawe, bamwe bagututse nabi cyane. Icyo ni igitutsi kibi, nta kwifuriza uwo ari we wese gutukwa. Igitutsi cya kabiri twasobanura ni kavuna imyambi. Murabizi ko imyambi ni intwaro abanyarwanda bakoreshaga barwana ku rugamba. Imyambi ni twa tuntu bashyira mu muheto bagafora, ubundi bakarasa, bagahamya. Iyo ari abarashi nyine nta rugara rwa bishingwe twagarutseho mu biganiro byacu, cyangwa se bakaba banahusha iyo babishakisha batabishoboye. Kuvuna imyambi rero ni ugupfusha abana. Kavuna imyambi ni nko kuvuga ngo uragapfusha abana bawe. Iki nacyo ni igitutsi kibi cyane. Ntabwo ndabyara ariko ababyaye ndabizi ko nta kintu cyakubabaza nko gupfusha umwana. Umuntu rero nagutuka ngo kavuna imyambi, ujye umenya ko agututse nabi cyane, akwifurije gupfusha abana bawe. Reka dusobanure kandi igitutsi ngo gahekurwe cyangwa se gata ibiheko. Uragata ibiheko. Guta ibiheko
cyangwa se guhekurwa nabyo ni ugupfusha abana bawe. Ubundi guhekura umubyeyi ni ukumwicira umwana. Turabizi twese ko guheka ari ugushyira umwana mu mugongo, nuko ukamuramiza ingobyi, ukamwihambiraho, ukaba uramuhetse, ukamurinda nyine. Guhekurwa rero ni ukwamburwa abana bawe, ni ukwicirwa abana. Akayayambu ngo Rukara rwa Bishingwe yasuhujwe n'umuzungu, undi akamwihanangiriza ati yambu ni ukwamburwa abana. Ubutaha rero nihagira uwo wumva tutsi undi ngo aragata ibiheko cyangwa se aragahekurwa, uzamubwira utoya icyo gitutsi ni kibi, uramenye gisobanura ibintu bibi cyane. Twavuga kandi Kamese, ingobyi. Iyo umuntu atutse undi ngo urakamesa ingobyi, ni igitutsi kibi cyane, gisobanura gupfusha abana bawe bose. Noneho gupfusha abana harimo nko guhekurwa, gahekurwe, Kavune, imyambi. Ariko Kamese ingobyi ni igitutsi kibi cyane kubirusha byombi, kubera ko cyo noneho kumesa ingobyi ni ugupfusha abana bawe bose bagashira, ugasigara nta mwana ufite. Akenshi bino bikaba nka kumwe umuntu abana abapfusha bakiri bato cyangwa se bapfa bavuka bikarangira nta mwana n'umwe agira, baramushizeho. Icyo gihe rero bavuga ko yameshe ingobyi. Gutuka umuntu rero ngo arakamesa ingobyi ni bibi cyane, ntihazagire ubigutuka, ntawe mbyifurije. Reka dusobanukirwe kandi igitutsi ngo gatinda ingezi. Gutinda ingezi ni ugupfusha umusubirizo, ugahora upfusha baba abana bawe, baba ababyeyi, abo mu miryango, baramu bawe, inyogosenge, ba so wanyu, mbese ugahora upfusha abantu, uhorana ibyago n'amage yo gupfusha. Iki gihe bavuga ko utinda ingezi. Kukwifuriza rero ngo gatinda ingezi ni nko kuvuga ngo uragahore upfusha abawe. Ni igitutsi kibi cyane. Hano noneho si n'abana gusa, ni abawe bose muri rusange. Rero umuntu ututse undi gutyo aba amututse nabi cyane. Hari igitutsi kizwi cyane, njye nakimenyeye mu ndirimbo yo hambere ivuga ngo ndakekwa ko ari iy'impara, ninde undirije umwana. Aho bavuga ngo ninde undirije umwana, yo gacaracara, yo gacana injishi, akenyegeza ibisabo. Ese gucana injishi ukenyegeza ibisabo ni igitutsi gisobanura iki? Iki ni igitutsi kiremereye, gifite ibisobanuro bikomeye ku bijyanye n'inka ndetse n'amata. Inka n'amata ni ibintu bifite igisobanuro gikomeye mu muco nyarwanda. Inka ni ikimenyetso cy'ubutunzi n'ubukire, hanyuma amata ayikamwa akaranga ubuzima bwiza, imirire, iminywere, ndetse nyine n'ubukire no gutunga. Gucana injishi ukenyegeza ibisabo ni ukumara inka n'amata ugahinduka umworo mu buzima. Ni igitutsi rero kibi cyane, urumva ntabwo ubutunzi. Mu Rwanda rwo hambere ibyo umuntu atunze byagerwaga mu mubare w'inka atunze, mu mata azikama, ndetse n'ibindi bizishamikiyeho. Gucana rero injishi ukenyegeza ibisabo ni ukumara inka n'amata ntibizongere kubarizwa iwawe. Icyo gihe urumva ni igitutsi kibi cyane. Ubundi injishi n'igisabo bifite igisobanuro gikomeye mu bworozi bw'inka mu mateka y'Abanyarwanda. Igisabo ku batakizi, ndetse ko nkeka ko nta muntu ukuze waba atazi igisabo, kuko ntabwo yaba ataracunze amata cyangwa ngo ayacundirwe, yaba yaranakibonye mu bukwe, kubera ko kuri ubu nabwo baracyitwaza ibisabo mu bukwe. Igisabo rero cyabaga kimeze nk'igicuma ariko kinini kurushaho, nuko kikaba cyaraterekwagamo amata ndetse kikanayacundirwamo. Igisabo rero kigira n'ikeshamvugo ryihariye tuzagarukaho, kubera ko cyari gifite igisobanuro gikomeye mu mateka y'u Rwanda. Bityo ntabwo bagiterekaga hasi gutyo gusa ngo n'ubonetse wese abe yagitera umugeri kibe cyameneka, cyangwa se igikoresho runaka kikigwire kikijanjure, ahubwo barakimanikaga bakakimanika hejuru. Kukimanika rero byitwaga kukijisha. Hanyuma kujisha igisabo byakoreshwaga injishi nyine. Ubwo rero urumva injishi n'igisabo ni ibintu bihagarariye amata n'ubworozi bw'inka mu muco nyarwanda. Rero kwifuriza umuntu gucana injishi akenyegeza ibisabo,
kuvuga ntazongera gucunda amata, ntazongera gutereka amata ku ruhimbi, ntazongera korora inka, ubwo azaba umworo atindahare, ubuzima bwe bujye mu kangaratete. Ni igitutsi kibi cyane rero nifuriza uwo ari we wese kuba yagituka. Reka dusobanure kandi igitutsi ngo urakanywa nzobya. Iki nikize kumva umuntu agituka undi tukiri abana, nari nzi ko wenda nzobya ari nk'umugezi runaka wenda w'amazi mabi akwiriye amazi ya Nyabarongo asa, cyangwa se uko ayasebeye asa. Niba hari uzi umugezi wa Sebeya ugira amazi mabi cyane, hari imvugo ngo yaciwe Sebeya, guca amazi. Hari ubwo wenda bashobora kuguca amazi y'urubogobogo, hari ubwo rero ngo baguca n'aya Sebeya, urumva byo biba ari ibindi bindi. Kunywa nzobya rero njye nakeka ko nzobya ari nk'undi mugezi nawe wenda ufite nk'amazi mabi, bityo kugira ngo urakanywe nzobya kandi uvuga ko urakanywe ayo mazi mabi, ariko si icyo bisobanura. Nzobya uyu nguyu yari umuntu. Iki gitutsi kikomoka kuri nzobya wabayeho mu Rwanda rwo hambere, akaba rero yaranyweye agasinda akanywa inzoga nyinshi, birangira yiyahuye mu mazi mu buryo bwuje ubugoryi. Birangira rero kunywa nzobya ari ukunywa ugasinda, maze uko gusinda kukagukoresha amarorerwa, ibintu bibi bigayitse. Ni icyo ngicyo rero kunywa nzobya bisobanura. Uyu nzobya yari umutoni ku bwami bw'u Rwanda, ku ngoma y'umwami Mibambwe Sentabyo mu mwaka wa 800, ahagana mu mwaka wa 800. Ni kera cyane rero, ariko nubwo yari umutoni ibwami, kunywa agasinda byatumye yiyahura mu buryo budasobanutse. Nuko birangira kunywa nzobya ari ukunywa ugasinda, maze uko gusinda ukagukoresha ibintu bigayitse bidakwiriye, bikagusebya, bigasiga icyasha izina ryawe. Iyo umuntu akubwiye ngo urakanywa nzobya, nk'aho yakubwiye ati urakabatwe n'ubusinzi, maze uko gusinda n'isindwe rikabije bikagukoresha amarorerwa, bikagukoresha ibintu byo gusekwa, bikaguha urw'amenyo, maze ugatanga urwo baseka, urwantorero, ukaba iciro ry'imigani mu bantu. Ni igitutsi rero kibi cyane nacyo. Reka tugere ku gitutsi cya 8, ari nacyo cya nyuma twateguye kugarukaho mu bitutsi bikomeye bifite igisobanuro cyihariye mu biganiro by'Abanyarwanda. Ni igitutsi ngo kazana amagara. Iki gitutsi najyaga nkunda kumva abantu bagitukana tukiri abana nacyo. Kuzana amagara rero ni ugusohora urura runini runo ruba mu nda, rugasohoka hanze kubera impamvu wenda z'uburwayi zibaho, cyangwa se kwikanira cyane impatwe, nuko bikaba byatuma urura runini rusohoka. Icyo gihe bavuga ko wazanye amagara. Ni igitutsi rero kibi cyane, kwifuriza kuzana amagara ni ubugome, ntabwo ari byiza. Ngibyo rero ibitutsi 8 bifite ibisobanuro byihariye mu mivugire y'Ikinyarwanda twifuje kugarukaho kugira ngo tubisobanukirwe. Ese ibi bitutsi wari ubizi? Hari aho ugeze ubyumva se? Wenda ntiwasobanukirwa icyo bivuga? Tumenyeshe muri comment. Niba kandi wungutse ubumenyi bucya muri iyi video, kanda like kugira ngo YouTube isangize ino video abandi bantu bakeneye kumenya ibi bintu. Niba uri mushya cyangwa urimo kureba iyi video utarasubscribinga, kanda subscribe kugira ngo izo tuzashyiraho ubutaha ntizizagucike. Ntibibagirwe kandi gusangiza iyi video abakunda umuco nyarwanda, amateka y'igihugu cyacu ndetse n'ururimi rwacu, kugira ngo turusheho kubisigasira, kubinoza ndetse no kubirinda. Ndabibutsa ko mwari kumwe nanjye Irumari Ntwari nkunda amahoro, wishimira cyane kuganira kuri gakondo yacu no kuyisigasira kugira ngo itazima cyangwa ikazazimangatanywa no kwivangavanga n'iby'amahanga. Burya ngo agahugu katagira umuco karacika. Ako rero ntikakabe u Rwanda. Reka tweme umuco wacu tuwusigasire, maze duhore dutewe ishema na gakondo yacu. Naho ubutaha mukomeze kugira amahoro y'Imana.